Ndabasuhuje nshuti bavandimwe mukomeje gukurikirana Mukanzu TV aho muherereye hirya no hino. Mbanje kubasabira umugisha wowe wamaze gukanda subscribe nawe turayikoreye nicyo gihe yikore kugira ngo tujye tukugezaho ibyiza byinshi cyane tuba twaguteguriye. Aha ni Mukanzu TV, Mukanzu k'abakunda Imana, Mukanzu k'Imana, Mukanzu k'abanyamakuru, Mukanzu k'amakuru, Mukanzu k'abashuti, Mukanzu k'abakundana mu gutezanya imbere. Kora subscribe ujye mu banyamuryango wa Mukanzu TV. Uyu ni umwanya usanzwe tugiye kubagezaho update zigiye zitandukanye. Uyu munsi rero ni inkuru idasanzwe tujye kugezaho twakavaringiye inkuru utabona ahandi. Iyi ni Mukanzu TV. Nkuko ubibona ku mafoto no ku mashusho agiye atandukanye, iyi ni aho bita Ikibeho ku butaka butagatifu kwa Bikira Mariya kwa nyina wa Jambo, ndetse yewe bakaba bahita ngo ni kwa nyina wa Jambo koko akaba ari kwa Bikira Mariya. Bikira Mariya bizwi ko ari umwe mu bibarutse Yesu, umucunguzi w'abemera Yesu w'abakristo. Tera agatebe agasonga bugari cyangwa niba ufite amadiva uyicareho, niba uri kunywa icyayi ukinywe uri kumva Mukanzu TV, uri kumva iyi nkuru. Mu by'ukuri aha Ikibeho ni ku butaka butagatifu, ndetse hayubatswe ku isi yose, hagendwa n'ingeri zose zigiye zitandukanye, cyane cyane abantu bemera Yesu Kristo nk'umucunguzi wabo, ndetse n'abemera Bikira Mariya. Aha rero muri Katolike ndetse n'isi yose hafatwa nk'ubutaka butagatifu, cyane ko ariho hambere Bikira Mariya yamenyekaniye. Ariyo mpamvu ubona abaturitse impande nyinshi zigiye zitandukanye mu Buraya, muri Afurika, Aziya, Afurika no muri Amerika, ndetse no muri Europe n'ahandi hose bagenda baza kuri ubutaka butagatifu. Nta yindi mpamvu baba bahaje, akenshi bakunda kuhaza igihe ngo Yesu yiyerekaniye ku munsi wa Assumption. Iyi tariki uberaho murayizi siniba nyisubiramo, ndetse yewe muri Google wanditsemo ngo kwa nyina wa Jambo Assumption, nta kindi ubona ni ko amashusho yo ku butaka bwa Nyaruguru, akarere ka Nyaruguru gaherereye mu ntara y'Amajyepfo. Ndetse yewe abenshi bakunda kwibaza ngo kuki Nyaruguru yaje mu Majyepfo kandi bivuga yuko ari intara y'Amajyepfo. Nyaruguru yagombye kuba iri mu karere ka Nyaruguru nyine nkuko bizi ngo mu Majyaruguru. It's okay, ibyo ntitubitinzeho, tugende ku cyaturaje ishinga, twe kwizimba mu magambo. Uyu rero ni umwanya ngiye kugezaho ibidasanzwe byabereye mu karere ka Nyaruguru, ahangaha kwa nyina wa Jambo. Bamwe bajya bavuga ngo burya koko hahiye koko Ikibeho hahiye, ariko ntabwo ariko bimeze nka kwa kundi bavuga ngo hahiye bashaka kuvuga ko ari ikirori cyabereye igihe cyahatwitse koko. Oya, uyu munsi ntusanzwe. Izi ni tariki zigera kuri enye, ndetse yewe ni mu gicamunsi cy'uyu munsi aho habereye ibidasanzwe. Hahiye koko. Abazi neza Ikibeho, hari ahantu hari isoko rya Nyaruguru rya Kibeho. Aho ngaho murabizi ko hegeranye na Kiliziya n'ahandi hantu hari ubutaka butagatifu, ahantu henshi abantu bakunda gutaramira no kuba baje ku munsi wa Assumption bakateranira. Ni nk'uko muri kubona nyine hari imbaga nyamwinshi. Uyu munsi rero ku itariki enye z'ukwezi kwa 9 habaye ibidasanzwe, aho icyitwa inkongi yikoze mu isunzu maze itwika amazu agiye atandukanye akorerwamo ubucuruzi. Mbamara impungenge ntabwo ari Kiliziya cyangwa se ahabera iteraniro ry'imyiriko cyangwa se aho bateranira abaje muri Assumption, ahubwo ahahiye ni amaduka yegeranye na Kiliziya ya Kibeho. Niyo abazi Nyaruguru rero, hari abazi isoko ryubatse ry'akageretse rya etage. Ni aho rero imbere yaho hari amaduka nk'uko uri kubibona ku mashusho, niyo maduka yahiye. Nk'uko mubibona abacuruza za matera, utubunga, imiceri ndetse n'ibindi bitandukanye babisohoye hanze kugira ngo inkongi y'umuriro itabyataka nabyo, dore ko ari inkongi itoroshye. Ndetse hahise hatabazwa ndetse bahamagara polisi. Ubu ngubu tuvugana niyo irimo iragenda ihizana kizimyamwoto ngo maze ibashe gutuma inkongi itagera ahantu hose. Iyi ni inkuru twakavarinye nka Mukanzu TV, aho twagerageje kubaza abahegereye tugiye tumamenya uko bimeze. Batubwiye ko ubusanzwe bagiye kubona bakabona umwotsi urazamutse mu kirere, bityo umwotsi wadukira inzu imwe ufata indi mu z'ubucuruzi. Ndetse mu kubabana impungenge ntabwo ari ya etage yahiye musanzwe muzi iri mu isoko rya Modern Market Kibeho, ahubwo ni butike ziri imbere ku ruhande rwo haruguru zahiye, nubwo amazu yagerageje gushya ndetse n'ibyangirikiye mu mazu bitarabasha kumenyekana. Turakomeza kubakurikirana amakuru yimbitse ku bijyanye n'inkongi, icyayiteye, nyuma y'uko hari busohoke nyirizina abashinzwe gutangaza uko byagenze n'icyabiteye. Turarindiriye rero amakuru ari buze turagenda tuyakugezaho.
gusa icyo nakubwira ni uko twari tugamije kugira ngo tugusangize inkuru nk'uko twabikwemereye kuri Mukanzu TV. Kora subscribe, like, share ndetse na comment kugira ngo ibyiza byinshi tugenda tukugezaho ugende ubibona bikugeraho umusubirizo. Icyo nakubwira ni uko wakomeza kubana natwe aha Kibeho rero, niba utahazi nawe uzahagere maze wirebere urebe ukuntu aha hantu hateye imbere nyuma y'uko bize kuvumburwa ibanga ryaho. Musaba gukanda subscribe, like, share ndetse na comment tugakomeza kubana, ndetse nkwifuriza amahoro y'Imana n'imigisha myinshi kugira ngo bikomeze gusakareho. Wowe wamaze gukora subscribe, nawe wamaze gukanda share, ndetse yewe nawe wibwirije ugakanda share ugashyira muri comment ukadusangiza igitekerezo. Ni karibu rero dusangire ibitekerezo hano kuri Mukanzu TV. Uhawe ikaze ngaho komeza wirabire uko imyireko igenda imera hari Kibeho. Ibyacu nakagaruka. Hasta la vista.